bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 6. Yesu ahaza abantu 5,000. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda, yendaga gusohora. Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza aho ari, abaza Filipo ati, turagura he ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze, ubwe yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, imitsima yagurwa idenariyo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya, mwene se wa Simoni Petero, aramubwira ati, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ife 2, ariko ibyo byamarira icyo abantu bangana batya? Yesu ati, nimwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima arayishimira, ayigabanya bicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga abwira abigishwa bati, nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano ubwo abariye bashigaje. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati, nukuri uyu niwe wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike, arabiyufura asubira ku musozi wenyine. Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Bugorobye abigishwa be baramanuka bajya ku nyanja, bikira mu bwato bambuka inyanja bagana i Kaperinawumu. Bwari bwije kandi na Yesu atarabageraho, inyanja ihindurizwa n'umuyaga mwinshi uhuha. Bamaze kuvugama sitadiyo 25 cyangwa 30, babona Yesu agendesha amaguru hejuru y'inyanja. Ageze bugufi bw'ubwato baratinya, ariko arababwira ati, nige mwitinya. Baherako bemera ko ajya mu bwato. Uwo mwanya bugera imusozi aho bajyaga. Iby'umutsima w'ubugingo. Bukeye bwaho iteraniro ry'abantu benshi ryari rihagaze hakurya y'inyanja, bamenya yuko hari ubwato bumwe gusa, kandi ko Yesu atikiranye n'abigishwa be muri bwo, ahubwo ko bagiye bonyine ubwabo. Nuko ayandi mato avuye i Tiberiya amaze kwambuka, afata bugufi bw'aho baririye ya mitsima, umwami Yesu amaze kuyishimira. Nuko abo bantu babonye ko Yesu n'abigishwa be badahari, bikira muri ayo mato ubwabo bajya i Kaperinawumu kumushakirayo. Bamubonye hakurya y'inyanja baramubaza bati, mwigisha, waje hano ryari? Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko ibimenyetso mwabonye atari byo bituma munshaka, ahubwo ni ya mitsima mwariye mugahaga. Ntimukorere ibyo kurya bishira, ahubwo mukorere ibyo kurya bigumaho kugeza ku bugingo buhoraho, iby'Umwana w'umuntu azabaha, kuko se ari we Mana yamushyizeho ikimenyetso cyayo. Baramubaza bati, tugire dute ngo dukore imirimo y'Imana? Arabasubiza ati, umurimo w'Imana nguyu, nuko mwizera uwo yatumye. Baramubaza bati, urakora kimenyetso ki ngo tukirebe tukwizere? Icyo wakora ni iki? Basogokuruza bacu bariraga manu mu butayu, nk'uko byanditswe ngo yabahaye kurya umutsima uvuye mu ijuru. Yesu arababwira ati, nukuri ndababwira yuko Mose atari we wabahaye umutsima uvuye mu ijuru, ahubwo ni Data ubaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugaha abari mu isi ubugingo. Baramubwira bati, Databuja, ujye uduha uwo mutsima iteka. Yesu arababwira ati, nige mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, n'unyizera ntabwo azagira inyota na hato. Ariko nababwiye yuko mwambonye nyamara ntimwizera. Uwo Data yampaye wese aza aho ndi, kandi uza aho ndi sinzamwirukana na hato. Kuko ntavanywe mu ijuru no gukora ibyo nishakiye, ahubwo nazanywe no gukora ibyo uwantumye ashaka, kandi ibyo uwantumye ashaka ni ibi: ni ukugira ngo mu byo yampaye byose ntagira na kimwe nzimiza, ahubwo ngo nzakizure ku munsi w'imperuka. Kuko icyo Data ashaka ari iki, ni ukugira ngo umuntu wese witegereza Umwana akamwizera ahabwe ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzure ku munsi w'imperuka. Nuko Abayuda baramwitotombera kuko yavuze ati, nige mutsima wavuye mu ijuru. Bati, uyu si we Yesu mwene Yosefu? Ntituzi se na nyina? Niki gituma avuga ko yavuye mu ijuru? Yesu arabasubiza ati, mwe kwitotomba, ntawe ubasha kuza aho ndi keretse arehejwe na Data wantumye, nanjye nkazamuzura ku munsi w'imperuka. Byanditswe mu byahanuwe ngo, bose bazigishwa n'Imana. Umuntu wese wumvise ibya Data akabyiga aza aho ndi. Si ukugira ngo hari umuntu wabonye Data, keretse uwavuye ku Mana, uwo ni we wabonye Data. Nukuri ndababwira yuko uwizera ari we ufite ubugingo buhoraho, nige mutsima w'ubugingo. Basekuruza wanyu bariraga manu mu butayu, nyamara barapfuye.
uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru kugira ngo umuntu uwurya ye gupfa. Nige mutsima muzima wavuye mu ijuru, umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga kubw'abari mu isi kugira ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye. Abayuda bajya impaka bati, mbese uyu yabasha ate kuduha umubiri we ngo tuwurye? Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu ntimunywe n'amaraso ye, nta bugingo muba mufite muri mwe. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka, kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa by'ukuri. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aguma muri jye, nanjye nkaguma muri we. Nk'uko Data uhoraho yantumye, nanjye nkaba ndiho ku bwa Data, niko undya nawe azabaho ku bwanjye. Uyu ni wo mutsima wavuye mu ijuru, si nk'uwo ba sekuruza banyu bariye bagapfa, ahubwo urya uyu mutsima azabaho iteka ryose. Ibyo yabivugiye mu isinagogi yigishiriza i Kaperinawumu. Nuko benshi mu bigishwa be babyumvise baravuga bati, iryo jambo rirakomeye, ushobora kuryihanganira ninde? Yesu amenya mu mutima we yuko abigishwa be babyitotombeye, arababaza ati, mbese ibyo bibabereye igisitaza? None mwabona umwana w'umuntu azamuka ajya aho yahoze mbere, byamera bite? Umwuka niwe utanga ubugingo, umubiri ntacyo umaze. Amagambo mbabwiye niyo mwuka kandi niyo bugingo, ariko hariho bamwe muri mwe batizera. Kuko uhereye mbere na mbere Yesu yari azi abatizera abo ari bo n'uzamugambanira uwo ari we. Nuko aravuga ati, nicyo cyatumye mbabwira yuko hatariho ubasha kuza aho ndi keretse abihawe na Data. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, Databuja, twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo wera w'Imana? Yesu arabasubiza ati, mbese si jye wabitoranyirije uko muri 12? None dore umwe muri mwe ni umwanzi. Uwo yavugaga ni Yuda Isikariyota mwene Simoni, kuko ari we wari ugiye kuzamugambanira, ari umwe muri abo 12.